Ndagusuje nanone we tubana umunsi ku munsi live update nyina nkugezaho ibintu byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi tugarutse ku mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona usoza indi kuva kwa gatanu ari birori hano kuri stade Kigali Pele Stadium i Nyamirambo. Kwa gatanu Gorilla yatangiye ibimbere indi mikino yose ihura na Gicumbi. Kwa gatandatu haba imikino Rayon Sport yarakinnye indabona amanota 3, Kigali ibona amanota 3 nayo bigoye. Itsinda Marine yari imeze neza ariko abanyakigali barayihagaritse. Ku munsi waje ku cyumweru byari bicika aho byatangiye equipe ya Police yisengerera kwikomereza amanota yayo 12 mu mikino ine. Equipe ya Police yibatse mu buryo bufatika, ifite muzehe wa kazi bamwita Zidane akaba captain, umukinnyi rwose umaze kwigarura imitima y'abapolisi hano muri Kigali. Umukino wari utegerejwe na benshi wahagaritse imitima y'abafana batari bakeya, wari umukino wahuje equipe ya Mukura, equipe yambara umuhondo n'umukara n'ikipe yambara umweru n'umukara ariyo y'ingabo z'igihugu cyangwa se unyitenya mukandagira, akaba ariyo champion bihe byose mu Rwanda, kuko ibikorwa imaze kugeraho muri champion mu Rwanda biragoye ko hazaboneka indi kipe yazabivanaho nubwo twafata imyaka yindi 100 iri imbere. Nukuvuga ngo umukino warangira igitego kimwe ku busa, ni igitego kimwe cyatsinzwe n'Umugande. Sikanda rwose yashyizemo ubundi mukurira hatana amapeshota amapoto birangira umuzamu wa Mukura bamwita Sebwato Nicolas ariko yavanyemo birangira ari igitego kuri kimwe nuko umukino waraje kurangira. Kuri rero equipe ya Musanze yavuye Musanze, equipe uyitingagi yavuye Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali kabije gusura equipe ya Kiyovu Sport. N'amakipe yombi agiye gukina navuga ko adahagaze nawe ariko nanadahagaze neza kubera ko zose zifite amanota zigatandukanwa ku mwenda ubitego zagiye zinjizwa. Equipe ya Police ikipe ya Kiyovu cyangwa se abaryogo nkuko obyita, dore ko bajya banaririmba ngo Kiyovu we Kiyovu gendura kina Kiyovu ati Nyamirambo yose mujya mwumva nazamumena tinyo yibarutse ingenzi mubayo. Rero nibyo kuko ni ikipe y'abanyamujyi bushize bitari bimereye neza, ariko kuri ubu ubona yaje yiminjiyemo agafu. Ni equipe yatsinzwe na Rayon Sport ku mukino wa mbere, itsindwa ibitego 2 ku busa, ariko kuri ubu ngubu umukino wakurikiyeho yawutsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa, yongera kunganya na Mukura bigoye ubusa ku busa. Ikaba ikomeje kuba n'amanota 4 kimwe no kuri Musanze nayo nuko uko byagenze. Kuri rero abantu bategereje uyu mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona usoza biraza gusiga bihagaze bite mu gihe Police yo iyoboye urutonde kugeza magingo yangaya. Equipe ya Police imbere y'amanota 12 igakurikirwa na Rayon Sport n'amanota 7, igakurikirwa ku mwanya wa 3 na equipe ya Police ifite amanota 6. Amanota inganya na Marine, ariko Marine ikaba ari ya gatatu kuko apeza ku mwanya wa 4 n'amanota 6, ariko yo ikaba ifite ibirarane 2. Ifite ibirarane 2 kuko Marine izigamye ibitego 3 mu gihe APR yo kugeza amagingo ya izigamye ibitego 2. Muri relegation race hariho equipe ya Muhanga ndetse na equipe ya Rutsiro, akaba ari uko nguko ibintu bihagaze. Mu kode Muhanga ifite inota 1 mu gihe equipe ya Rutsiro ifite amanota 0 n'umwenda w'ibitego 5 byose. Kaba ikipe Rutsiro rwose yari yiziritse kuri equipe ya Rayon Sport ko birangira itsinze ibitego 3-1, ikaba ifite amanota 0 kuri 12. Kuri ubu rero Kiyovu iravuga iti twebwe icyo dushaka ni kimwe, nuko dutsinda Musanze tugakomeza kwicuma ku rutonde rwa shampiyona. Ntabwo dukeneye kongera kubaho nkuko ubushize ibintu byabashe kuba bigenda. Ntabwo nanjye nzi ibintu byinshi kuri Kiyovu, ariko gusa icyo tuzi cyo nuko yibatse mu buryo bufatika, bigoye izamura abantu mu academy ndetse amakipe amwe namwe agenda yitiza kugira ngo irebe ko yazonzamuka, ari byo biri kuba magingo ayangaya. Nabona ko hano bari bamaze gutsinda equipe ya AS Muhanga, bana barimo baserebra rwose bavuga bati twishimire iyi ntsinzi yacu.
reka nakurikire umukino ku wundi nzajya kugerezaho amakuru agiye atandukanye cyane cyane ku mukino ugiye kuba kugira ngo winjire mu kibuga ufite basic menye nuko umukino ugoranye cyane. Umutoza wa Musanze yavuze ati twebwe tuje Kigali kandi tugomba gutsinda equipe ya Kiyovu na cyane ko ushize twayikuyeho amanota ari ku rungu nabwo tugomba kuza kuyakuraho. Bavuga bati ababurana ari babiri umwe abayigize nkana, reka turebe mu kibuga kuntu bigiye kuba bimeze.